umura wa mama wari umaze kunanirwa, atangiye kujya abyara abana batuzuye. Yewe mvuka mu bana 18 ku mugore umwe n'umugabo umwe. Nzagera iwawe, nzafatanye nabera
nzizayo twese tugezeyo bararirimba baracuranga indirimbo nzizayo twakira umugeni anyura mu misozi anyura mu mata barimo nshaka asanga ngiye gupfa marasarambira ati mwana wanjye ntutuye ngaho sinabura mu mashyi wamurana mu mutima sinakwibagirwa aho wankuye n'abandinga
Yesu agira neza. Yesu agira neza bugaca bukira. Naricaye ntekereza neza ya Yesu, ndavuga nariko Yesu urashoboye. Yewe mvuka mu bana 18, ku mugore umwe n'umugabo umwe. Muri abo bana 18 mvukamo ndi umuhererezi. Hanyuma muri abo bana 18 mvukamo, umura wa mama wari umaze kunanirwa, atangiye kujya byara abana batuzuye. Kandi ubwo ngewe nafatiyeho pastor, ubwo nyine nagiye. Hanyuma atangiye kujya byara abana batuzuye, ngewe mama yaransamye, yarantwise indigize amezi 6, birizurungutana mu nda. Aranyaruka ajya kwa muganga. Ageze kwa muganga baramubwira bati muraba umaze kunanirwa kwakira, none dore ugize ibyago kavuyemo. Ku mezi yanjye 6 kavuyemo, baravuga bati hangane, n'ubundi dore n'uwamukurikira n'uwamubanjirije nuko byagenze. Ariko baramubwira bati turabona kano umutima utaracika. Haleluya. None reka tugufashe, tube tukagushyirire mu byuma. Bashyira mu byuma, icyumweru cya mbere kirashira. Bashyira mu byuma, icyumweru cya kabiri kirashira. Ukwezi kwikubitamo. Haleluya. Mbangiza amezi angahe? Mbangiza amezi 7. Hanyuma ageze ku mezi 7 abageze igihe cyo guheka ku nda, igihe abatambaye n'umwana atambaye kugira ngo amwiyumvemo. Araheka, ukwezi kurarangira. Mbangiza amezi angahe? 8. Ngeze amezi 8 baramubwira bati nyirabahi, turabona kano kana buryo uzagacura. Hanyuma ndikubisemo amezi 9. Haleluya. Abahavuyemo nyir'amafaranga murahane. Yesu ni umugabo agira neza bugaca bukira. Baramubwira ati ngaho gacure, turabona kabayeho uragacura. Ati ikintu kizagufasha kugira ngo kabeho ni uko uzajya ugafubika cyane. Aravuga ati nzagafubika iki? Ubu mundeba maze imyaka 20 mvutse, nkaba maze n'indi myaka 20 nshatse. Ayewe murumva nakuze. Murumva iyi Imana irashoboye. Mu bukobwa hari ibyo nahuye nabyo, no mu rushako hari ibyo nahuye nabyo. We urumva imyaka 20 ari mike? Harimo abagira 3 bikaba birasenyutse, abagira amezi bikaba birasenyutse. Rero imyaka 20 itaza kugira ngo ni mike, kandi ndacyakomeje. Haleluya. Hanyuma rero haba havuyemo nyir'amafaranga mureba hano. Hanyuma baramubwira tuzajya ugafubika cyane. Muri uko kugafubika rero bamuha ibiringiti 6 bya rufuku. Baramubwira bati zirufuku kamwe nikazajya kacyanduza, uzajya uzingazingira mu kintu. Ariko iyi Imana ntigira neza. Ndashimira Yesu wandereye muri rufuku, anderera mu kirago. Haleluya. Uyu munsi niba mbona ndi ikigore kinini kandi kirekire we. Ineza ya Yesu ntabwo nayibagirwa. Bambayeho. Muzi ukuntu data yitwaga Mfizi Faranswa. Yari Mfizi rero taza kumukinisha. Hanyuma mama yitwaga Nyirabahire Genogefa. Mbese Imana izi ubwenge yafashe Mfizi yihuza n'uhiriwe. Nyirabahire sha. Amen. Nyirabahire sha aratubyara pe bana 18. Urumva atari yarahiriwe no kubyara. Ariko Mana, Imana irashoboye. Hanyuma rero ndiho kubera ineza ya Yesu. Komera Yesu amashyi ntacyo bitwaye. Subwo indirimbo ya 3 sinyiririmbye. Ubwo sinyiririmbye. Indirimbo ya 3 ubwo sinyiririmbye. Ndashimira Yesu watumye mbaho. Amen. Yesu ni umugabo watumye mbyara. Ubu mfite abana b'abakobwa, nababwiye mfite abana 7, uwa 8 yarapfuye. Murumva nakataje mvuka mu bana 18 ngize 8. Hanyuma byaye imanga 2. Mfite imanga z'abakobwa ziri muri segonderi mu wa 4. Nkagira n'imanga z'abahungu nyabusawe, ariko Imana izi kwica umwaka. Amen. Kamvuge bikeya ibindi turabivuga mu kanya. Ngiye kuririmba ineza ya Yesu. Haleluya. Ako Imana ni seriye kabisa. No mu kuvuka aranduta. Uzi ukuntu Imana ari seriye. Mugabo wanje yavukiye amezi 7. Njye mvukira 6. Murumva 6.
abana bazima sha suko wayikomeye amashyi. Haleluya. Ni mu neza ya Yesu we, ariko Yesu we uri umugabo. Inzira dukwiye gucamo iyo neza ye ntituzayibagirwa. N'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, we waduhamagaye n'izina akatwereka inzira dukwiye gucamo iyo neza ye ntituzayibagirwa. Iragatsinda ibagirwa aho Imana igukuye ugasubira inyuma. Iragatsindwa ibagirwa ineza ya Yesu tuzahora tuyizirikana. Haleluya. Abantu muzirikanye ineza ya Yesu tuvuge amen. Kageze mu nzu y'Imana tuhabonera umugisha. Uwo mugisha si uw'ababyeyi baraka, ahubwo mu mahanga yose abubaha Imana, abo ngabo bose n'abanyamugisha. Kageze mu nzu y'Imana tuhabonera umugisha. Uwo mugisha si uw'ababyeyi baraka, ahubwo mu mahanga yose abubaha Imana, abo ngabo bose n'abanyamugisha. Iragatsindwa ibagirwa aho Imana igukuye ugasubira inyuma. Iragatsindwa ibagirwa ineza ya Yesu tuzahora tuyizirikana. Iragatsindwa ibagirwa aho Imana igukuye ugasubira inyuma. Iragatsindwa ibagirwa ineza ya Yesu tuzahora tuyizirikana. Ujye uhumeka n'ineza ya Yesu, wowe wamenye ineza ya Yesu, we kwizirikana ubwawe wenyine, kuko hari benshi baruhiye mu byaha. Muze tubabwire ineza ya Yesu, maze bahindukire bave mu byaha. Iyo n'iminyago tuzagororerwa. Wowe wamenye ineza ya Yesu, we kwizirikana ubwawe wenyine, kuko hari benshi baruhiye mu byaha. Muze tubabwire ineza ya Yesu, maze bahindukire bareke ubugome. Iyo n'iminyago tuzagororerwa, maze bahindukire bareke ubusinzi ubusambanyi. Iyo n'iminyago tuzagororerwa, maze bahindukire
gushira amasezerano